turabigereje inshuti zacu abadukurikira abatuzi n'abatatuzi aba tuzagenda tumenyana binyuze muri iri koranabuhanga cyangwa se binyuze mu biganiro bya YouTube. Twahisemo cyangwa twatekereje gusangiza abantu muri ubu buryo ijambo ry'Imana kugira ngo rigire akamaro abari hirya no hino ku isi. Tubibagirwa gukora subscribe kuri channel yacu Mulenge Top TV. Uko niko yitwa. Woba nk'ukora ico gikorwa ugakandaho h'umutuku cyangwa se watukura. Ukadushigikira muri ubwo buryo. Hanyuma ibibazo wibaza cyangwa uzagenda umva cyangwa ukeneye kutubaza uzandika muri comment na amahoro mukavuga neza mukabaza nta mushiya nta kurakara nta gutukana. Hano twaje kuvuga ibya Yesu ntabwo twaje kuvuga ibisenya imitima y'abantu ibyubaka. Hanyuma reka dutangire tuganira ijambo riri mu butumwa bw'isuko bwanditswe na Yohana 5 no kuri 45 no kuri 46. Aya magambo yombi Yesu abwira n'abayuda babwira ngo mwe gutekereza yuko nzabarega kuri data kuko hariho ubarega ndetse Mose uwo mwiringiye. Mose ni uzabarega timutegeze ko ari jewe. Nta kindi yarimo avuga hano, yarimo avuga amategeko. Biziritse ku mategeko banga kumwizera. Ayo mategeko mwayobotse Judaisme ya mategeko mwahawe ariko mukanga kwizera Kristo wavugwaga ari we njewe. Mwitegeza ko ari njewe ubarega, Mose ni ubarega. Urabizi kuko isezerano rya kera reka twabona ko Mose ari wo mwishingizi waryo cyangwa se umuhuza waryo kuko ni wakoraga umurimo nawe Imana yahaye amategeko. Nawe waruhagaze nk'umwanya w'umuhuza w'abantu n'Imana. Kandi nawe Imana yahaye iri sezerano ry'amategeko. Tutiriwe dutinda aravuga ngo Mose ni ubarega ubwo yarimo avuga amategeko ntiyaza avuga Mose nk'izina. Hanyuma nanone kandi mbese ku murongo wa 46 bakavuga ngo iyo mwizera Mose nanje muba munyizeye kuko ari byanje yanditse. Iyo mwizera Mose umva kandi kintu avuze kirasa nka contradiction. Avuze yuko tibatekeze ko ari ubarega ngo ahubwo Mose biringira. Mose biringira ni ubarega ni uzabarega. Arasubiye kandi munsi tino rero ntiyivuguruje avuze amagambo yenda gusa ariko atandukanye. Ariko ati Mose iyo muja kumwizera mbese iyo mwizera Mose ngo nanje muba munyizeye kuko ari byanje yanditse. Karababwira ko ikibazo bafite uko biringiye Mose. Hana arasubiye ngo no iyo mwizera Mose umuba mumwanyizeye kuko ni byanje yanditse. Timwumva ko aya magambo ariko kuntagiye ngo kuvuga amagambo atandukanye. Ngo ariko se nimutizera ibyo uwo yanditse none se amagambo yanje muzayizera mute? Nuko umva kera hanagaragaza ibyo Mose yanditse. Mose yaravuze n'abandi bahanuzi bose byavugaga Kristo wenda kuzaza. N'igikorwa cyakorwaga mu ihema cyangwa se ubutambyi bw'isezerano rya mbere n'ubundi bwashushanyaga Kristo kuko ibyo Mose rero yanditse cyangwa izo bakoze byashushanyaga Kristo. Aje ntibabimenya cyangwa se bamutera umugongo ntibamwizera. Nico cica hababwira. Na Mose no kuvuga ngo ntiyatsindishijwe n'amategeko imbere y'Imana ntawagizwe umwere imbere y'Imana n'amategeko n'ubuntu kubwo kwizera. Birasobanutse neza mu gitabo c'Abaroma igice ca 10 gisoma cyose. Avugamo ukiranuka kwa moko abiri. Ukiranuka kuzanwa no kwizera umwami Yesu cyangwa ukiranuka kuzanwa n'amategeko. Ngugushobora azabeshwaho nako. Ninde wayashoboye? Kubishobora no kubaho iminsi yose ntacaha ntanenge mu mutima wawe mu ntekerezo imbere n'inyuma. Kwa umwere mu maso y'Imana ntawabishoboye. Ariko gukiranuka kundi n'ugukiranuka kuzana no kwizera umwami Yesu. Wizera Yesu kabarwa gukiranuka. Abaroma 10:4 ngo Kristo niwe amateka asoreraho kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Nta rindi deni wowe ugifite y'amategeko cyangwa ngo agushinje kuko uwamaze kurutsinda kuko Kristo yanesheje byose. Tukaba bakiranusi kubwa Kristo Yesu bitavuye mu kuzuza amategeko. Ni nako Imana yari yarababwiye mu gitabo cyo guteka kwa 2 ngira ngo ni chapitre ya 6 ibabwira kuko aya mateka bahaye mbese niba yasoza cyangwa se niba yuzuza ngo bizabahwana no gukiranuka. Ntawabishoboye. Ico rero tucumve. Hano rero Yesu ababwira kuko za Mose arizo ba focusinze ni uzabarega nuko batizeye Kristo bagatumbira ku mategeko. Nyamara bari bakwiriye kuza bakizera ubuntu.
nawe rero nimba wunamye cyangwa se uri mu mategeko unamuka, tuzakizwa n'amategeko, tuzakizwa no kuyuzuza, tuzakizwa no kiranuka kwawe, uzakizwa no kiranuka duheshwa no kwizera umwami Yesu. Okay, iyo ni pointi ya mbere turi burebereho. Ibindi tuza kureba ni ibibazo bagiye batubaza mu video atandukanye twagiye dukora kuri YouTube. Pointi yindi turi bukurikizeho, tugiye kureba mu ncamake uko byari bimeze mu ihema, bifite icyo bitwigisha kuri none twebwe uko byakorwaga. Turavuga muri Samari, ihema ni ikintu kigari cyane, ariko turavuga amagambo y'ingenzi cyangwa se main point. Turareba point y'ingenzi ariyo dufokasingaho, cyangwa se nyinshi muri rusanga ariko z'ingenzi, reka dukoresha gutyo. Ikintu hano tuheraho, hari ico mu byakorwaga byose mu ihema, hari umunsi wari special, ariwo wita umunsi w'impongano cyangwa se day of atonement. Uwo munsi w'impongano wakorwaga rimwe mu mwaka. Bifite isomo bitwigisha hejuru y'ubuntu, kuvuga ngo Bibiliya yose neza ugiye ucukumbura byose biganisha kuri Kristo n'ubuntu. Nureba umurimo w'ihema ryo tugiye kureba, uramusanga ari Kristo, byari gishushanyo n'ubuntu babuvugwamo. Kuri uwo munsi w'impongano gute bari barabwiwe, cyane cyane turabanza tukurangira uzabisoma mbere yuko tubivuga. Naryo tugiye kuvuga, tiwibaze guse ko atahasomye cyane. Uzareba chapitre 16 y'Abalewi yose isomo irangize. Usubira urebe igitabo cy'Abalewi chapitre ya 23 guhera kuri 23 ngira kugeza kuri 30. Aho ibyo bice nabusubira bisome, uzosangamo umunsi w'impongano, aho Imana ibabwira cyangwa ibereka ko bakwiriye gukora iki kintu. Ukuvuga ngo habagaho ahera, hakaba ahera cyangwa ahera cyane, hakaba naho abantu bose bateraniraga. Kuvuga ngo aho ahera hagera gusaga abatambyi, abandi ntibari bemerewe. None ahera akajaho umutambyi mukuru, kandi umutambyi mukuru akagenda rimwe mu mwaka, ari uwo munsi w'impongano. Niyo munsi yagendaga rimwe mu mwaka, kandi nawe akagenda ajanye amaraso y'ibitambo. Ntabwo yagombaga kugenda, ukera ari n'amasomo kuri twebwe twigisha ubuntu bw'Imana. Ntabwo yagombaga kugenda ashingiye gukiranuka kwe, avuga ngo jewe ndi umukiranutsi reka ninjire, cyangwa avuga ngo jewe ngira ingeso nziza nta kibi nishinja reka ninjire, cyangwa avuga ngo jewe nzanuzuza amategeko reka ninjire, cyangwa jewe abantu banzi neza muri quartier ngira ubuhamya bwiza reka ninjire, cyangwa ndi imfura amagambo asa nkayo ngayo reka ninjira ahera, cyangwa jewe nzamfasha abakene kubera iyo mpamvu, izo bikorwa byiza, ingeso nziza, kwitwara neza, imbuto nziza, gufasha abakene, ubuntu ngirira abantu, bityo rero reka ninjire ahera. Tibyari byemewe. Ariko igitangaza, abakristo twebwe twibwira ko ibyo ngizo ari byo byaguhishijwe. No mu isezerano rya kera wese no murisha aho Yesu yazi, habe naho tibageraga mu ihema ahera. Ni ukuvuga ngo icyo babwirwaga umutambyi yagomba gukora, yagomba kugenda uwo munsi umwe ku munsi w'impongano, akagenda ajanye amaraso. Ni ukuvuga ngo igitambo nicyo cyabaga examine, hanyuma akajana amaraso y'ubwoko bwa Isirayeli n'ay'ibyaha byiwe, mbese ibyaha by'ubwoko n'ibyaha byiwe ubwiwe, kuko ntatunganye. Igitambo nicyo cyagaza gisuzumwa, ntabwo ari umunyabyaha wagasuzumwa, ni igitambo hanyuma kigatambwa. Aho iyo ubwiwe, ni ukuvuga ngo yagombaga kwinjira adashingiye kubera gukiranuka kwiwe, ashingiye ku murimo w'umusaraba cyangwa se umurimo w'umwami Yesu. Reka dukoreshe iryo jambo, icyo byashushanyaga. Yagombaga kugenda agajanye amaraso y'ibitambo, nayo niyo agomba kuvuga, nta kindi. Ni ngombwa utabigenza gutyo, nusoma muri ibyo bice twavuze, wabonaga babwirwaga ijambo cyangwa se bahabwa warning, nimutabikora gutyo muzapfa. Bityo bakagira ubwoba, bakabikora uko nyine bategetswe, bakagenda bajanye amaraso. Niki byigisha kuri twebwe, icyo byerekana kuri twebwe. Icyo gitambo batambaga ku munsi w'impongano cyagiraga garanti y'umwaka. Uko umwaka utashe bagatamba ikindi. Kuri twebwe rero,
ukuvuga ngo ibitambo byabaga bahora babikora ku mwaka utaje kikagira garanti y'umwaka. Naho twebwe twizeye Yesu ariko abakristo benshi tibazi ko icya Yesu kiruta cya kindi kinyamaswa. Iyo icya Yesu cyo musezerano rusha ni icyiteka ryose, ntabwo icyo gifite garanti y'umwaka, ni icyiteka ryose. Ariko kubera kutabimenya kiri mu guhambira kurutwa na bya bindi by'inyamaswa, kubera kutabimenya tukumva nkaho udasabye Imana imbabazi ntagakiza ufite, Yesu yoza ntajuru. Ariko ntumenye ko wababariwe rimwe byiteka muri Kristo Yesu. Cyo ni kimwe. Icya kabiri bakoraga twari tuvuze ngo cyagiraga garanti y'umwaka. Ikindi confidence gukiranuka kwe siko kwavugiraga umuntu ingeso ze n'imyitwarire ye n'ubuzima bwe no gufasha abakene ngo bimweshe kwinjira, no, ahubwo yagomba kwinjira kubera iy'amaraso. Natwe nuko ntabwo twemerwa imbere y'Imana, ntabwo duhagaze ko tuzinjira mu ijuru cyangwa se tuzabana n'Imana iteka bishingiye gukiranuka kwa muntu, ahubwo bishingiye kuri ya maraso yamenwe y'umucunguzi wacu. Iyo ni rindi somo dushobora kureba aho ngaho. Twari tuvuga ngo cyari kiga garanti y'umwaka, icya Yesu n'ikiteka. Aha, ikindi kandi bakoraga mu isezerano rya kera nuko kiriya gitambo uwo munsi w'impongano ntabwo wagazukuraho ibyaha, waratwikiraga. Naho igitambo cya Yesu ni igitambo gikuraho ibyaha. Isezerano rishereka bivuga Abaheburayo 8 no ku 12, Abaheburayo 10 no ku 17 n'amagambo y'ubuhanuzi bwa Yeremiya bakotinze bavuga isezerano rusha muzababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo n'ibicumuro sinzabisibuka ukundi. Iryo niyo tandukano n'igisezerano rusha. Yohana arabivuga mu gice cya 29 ngo nguyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, apani utwikira ukuraho. Iyo ni indi difference tugomba kumenya ko byari biri mu isezerano rya kera n'icy'umusaraba wahinduye. Ibitambo bahoraga batamba ku mwaka utashe kagira garanti y'umwaka. Icya Kristo ni kimwe cy'iteka gihagije. Isezerano rya kera nticyakuraga ibyaha, cyaratwikiraga. Icya Kristo cyakuyeho ibyaha. Umutambyi mukuru yagombaga kwinjira rimwe mu mwaka, yes, kandi akagenda ajanye igitambo cyangwa se amaraso y'ibyaha bye, nagomba gutamba ibyaha bye n'iby'ubwoko. Naho Kristo yahindutse umutambyi, yahinduka n'igitambo kimwe kizima. Iyo ni itandukaniro rindi. Irya kabiri ntabwo wa mwenda warukingirije hera nti watabutsemo ngo umuntu awumwishikira ngo azaje gutamba ibitambo. Kandi nti twabaye bishikira niko abantu bamwe zavuga umusezerano rya kera ngo ni ibitambo batambaga ngo nahirisha ngo turabishikira ngo twara gusaba imbabazi. Oya, no mu isezerano rya kera indana hera si Mana Mbabarira yagazibakiza, bagaza batamba na amaraso. Simana tibagaza shikira ngo basaba imbabazi. Murisha rero siho Mana Mbabarira yagisha kugira imbaraga kuruta amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu ni afite imbaraga, si Mana Mbabarira. No mu rya kera amaraso y'ibitungwa niyo yavugaga, tibashikagamo imbere ngo basaba imbabazi. Ni Mana Mbabarira siyo yakoraga, na amaraso y'igitambo adakura atwikira. Naho murisha ni umurimo w'umusaraba. Hari ukuntu hano rero turimba ngo umwenda warukingirije hera ngo watabutsemo ngo twigererayo umuntu ngo yo kwamaje kwisabira imbabazi. Sicyo bivuga, nta gitambo citwa Mana Mbabarira cyo mu isezerano rusha, nta gihari. Ico ubanze mu gisobanukirwe naco mucakire, cyo mu gitekerezo naco. Ikindi kandi nusoma igitabo cy'Abaheburayo naho uze kwasoma ndakurangiye igice cya 9 cyose uje gusoma. Yesu ntabwo wakinguse ngo twinjira hera ho mwihema. Ico gituma rero ntitwoba ngo abishikira kuko ngo umutambyi yarabikoraga akagenda ngo noneho ubunye twabaye bishikira ngo reka tuje gusaba imbabazi mwihema. Oya, ntabwo twinjijwe ahera ho mwihema, ahubwo twinjijwe ahera ho mu ijuru n'umubiri wa Kristo. Umwuka rero cyo tumenyesha ni ku ihema rya mbere ryakuweho, nico twabaye cyo muri Kristo, nuko twinjije ahera. Mu nzira ije ahera ntiyabasha kuboneka hakiriho ihema rya mbere. Ico umwuka rero tumenyesha nuko byo byakuweho, tukaba twarabaye connected n'Imana muri Kristo Yesu. Iyo nindi point nashakaga ngo turebeho. Rero tibinjiraga kubera ko basabye Imana imbabazi, kubera ko bafasha abakene, kubera ukiranuka kwabo, kubera kuzuza amategeko, kubera iki? Izo zose sico cyakoraga, ni umurimo w'umusaraba. Aho muzingatiye. Rero Yohana hano yandika cyangwa Yesu avuga ngo mwitekereza ko nje nzabarega, ni Mose uzabarega uwo mwiringiye. Ariko iyo mwizera Mose mwamwarizeye ibyanje kuko ni jewe yazavuga. Hano yashaka kubereka kuko bino Mose yakoze bino byo mwihema niwe byavugaga, ariko banga kumwizera biyambira ku mategeko gusa.
banga kumwizera. N'ubu urabona ko Kristo yaje yarahinduye ibyo byose, ibo abayuda basa n'impumyi kuko bagumanye igicucu nyiracyo ntibamwakira. N'ubu nyine rero Kristo yaraje, abantu barimo gushaka gutera umugongo umurimo w'umusaraba, bagashaka ngo basingire ubuzima bwo mu ihema, kandi na ba nyirabwo babugumyemo. Yesu nisho yaza banenga. Ibi byaza bivuga n'injiro byaza bishushanya cyo nenda gukora. Irindi somo hano rihari nuko nta muntu wogera ku Mana zasabaga umutambyi mukuru. Mu isezerano rishya rero dukeneye undi mutambyi, arahari ariwe Kristo, kuko Paulo yabyandikiye Timoteyo. Hari Imana imwe ngo akaba n'umuhuza w'abantu n'Imana, nawe ni umuntu ngo ni Yesu Kristo. Uwo niwe muhuza wacu n'Imana. Ni ukuvuga ngo kwinjira mu ijuru bisaba umutambyi mukuru, bisaba igitambo cyangwa amaraso. Kristo yaragitanze kimwe cy'iteka. Ni ukuvuga ngo kuri ni kumwe, inzira ni imwe, ihame ni rimwe, ntabwo hari ukuri kwishi, ntiyari inzira nyinshi, ni imwe. Okay. Uwo munsi w'impongano nanone habagaho ibitambo bya buri munsi, byose ntibyakuragaho ibyaha, ntacu byakoraga, kwari ukumenyesha gusa abantu ko bari abanyabyaha banduye. Ariko umunsi wari special, n'abanyisirayeli bari bawuzi. Nusoma muri ibyo bitabo twavuze byo guteka by'abalewi, wari umunsi uri special. Bari barabwiye ngo kuri uwo munsi ntibagira undi murimo bazokora. Ubwoko bwose bwa Isirayeli ntibagira umurimo wose bazokora, kandi umuntu wese uziyopoza akagira umurimo akora ngo azicwe, mwene magambo azoba yigometse. Ariko abandi bose uwo ngo uzababera umunsi wera, ntiyagira undi murimo bakora. Yes, izo byashushanyaga iki nanone? Byashushanyaga umurimo w'umusaraba. Kristo uzadukorera igikorwa cyo kuducungura, kuko nawe yabyivuge muri Matayo ngo kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukora kugira ngo tubabarirwe ibyaha cyangwa se tubone ubugingo. Ayo niyo magambo muzasanga muri Matayo Yesu yavuze. Umwana w'umuntu ntiyaje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera, yaje kuba incungu ya benshi. Uko niko yaje kubikora. Bigereranywa na wa munsi w'impongano, bari barabwiwe ngo ntibagira ikindi gikorwa bakora mu ihema. Donc ubwoko bwose butuze, hanyuma umutambyi akora uwo murimo abakorere. Niko natwe tugomba kuza imbere y'Imana tugapumuzika munsi y'ubuntu bw'Imana. Ntaco dukora kugira ngo duheshe ijuru, ntaco twokora keretse kwizera icyo Imana yakoze ku musaraba. Nico kitugira abakiranutsi, nico kitugira abera, nico kizaduhesha ijuru, nico kiduhesha ubugingo. Nivyo Yesu yakoze. Abantu bakavuga ngo hyu, ngo none ngo wamusizira ngo reke gukora. Iyo mitekerezo yo kuvuga ngo jewe ndakora n'ukwiyopoza ku murimo w'umusaraba, kakujya abanyisirayeli bari barabwiye ngo nibagira undi murimo bakora kuri uwo munsi ngo bazicwe. Izo rero zashushanyanga ibya Kristo. Nukuvuga ngo wowe uhinywega Bibiliya, bari barabwiye ngo ntiyagira umundi murimo bazokora, nibakora bazicwa. Natwe nico bivuze uyu munsi ngo tureke gukora, twizere umurimo umwami yakoze. Wabivuga babandi bazabumva nabi ngo none tureke gusenga, ngo tureke kuja kubwiriza, ngo tureke kubaka urusengero, ngo tureke kugura intebe, ngo tureke gufasha abakene. Si ibyo biba. Izo ntitubikora kugira ngo tubone ijuru, ntitubwiriza kugira ngo tubone ijuru, tubwiriza kubera ko turaba ijuru. Twunzwe n'Imana muri Kristo, tubintumwa mu cimbo cya Kristo, turaba ambasaderi. Umuntu azaba ambasaderi kubera ko afite ubwende gihugu bwaca gihugu. Rero niko natwe byagenze, tunzwe n'Imana muri Kristo, hanyuma Imana iduha umurimo kunga n'abandi. Nuzanditse mu Bakorinto ba 2:5-20. Munjo bituma turi intumwa mu cimbo cya Kristo. Twabanje kuba intumwa kubera kuko twabaye intumwa kubera ko Imana yabanje kutwunga n'Imana muri Kristo. Tukabona kuja guhendahenda abandi kugira ngo baze kwizera umwami Yesu, bose bungwe n'Imana kubwo kwizera umukiza. Rero ntiwo bambasaderi w'igihugu utari umwene gihugu waca gihugu. Ko niko rero byagenze, ntitubwiriza kugira ngo twemerwe, ahubwo tubwiriza kubera ko twemewe. Tubwirije tutaremerwa ni ngo kubwiriza utarakizwa, woba wivanze mu bikorwa bitari ibyo mwanya. Urumva rero cyaduheshe rero kwemerwa ni wa murimo Yesu yakoze tutakora. Rero ibyo dukora ubu nyine si ibiducungura, ahubwo nuko twacunguwe. Titugura intebe kugira ngo tubone ijuru, ibyo na kugira ngo tubone twicara duterane neza, turi comfortable, tubwirize, tuganire ijambo ry'Imana, twubakane, dusangire bya data tumerewe neza, turi alezi imibiri meze neza. Titugura kamera zikanisa cyangwa kugira ngo tubone ijuru, ahubwo nugira ngo zisakaze ubutumwa abari kure n'abari hafi bategere, n'abatagiye gusenga basigaye mu mago wenda ubutumwa bubagereho. Ni bene ibyo. Ariko si bitujana, kamera si tujana mu ijuru. Kamera si Kristo ntiyakozwe n'abakristo, ni byakozwe n'uruganda gusa rw'abantu. Kandi si abakristo bayikoresha n'abatari abakristo barayikoresha. Okay. Ntabwo dufasha abakene kugira ngo tubone ijuru, ahubwo tugomba kubafasha kubera ko tura abana b'Imana barangwa n'urukundo.
niko Pawulo yabwiye nanone Timoteyo ngo ndashimira Imana kuko yadutekereje ko turaba kwizerwa itugabiza umurimo wayo. Imana yaduhaye umurimo wayo imaze kutwizera muri Kristo Yesu. Ntabwo rero tubwiriza kugira ngo tuzabona ijuru, tubwiriza kubera ko turaba ijuru. Tidusenga kugira ngo tubone ijuru, dusenga kubera ko turabana mu rugo kwa Data. Igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga Data bazaba bamusenga mu kuri no mu mwuka. Mu kuri ni muri Kristo mu mwuka, nuko twavutse ubwa kabiri, umwuka w'Imana ari muri turi connected n'Imana mu mwuka. Bityo rero tugasenga mu kuri no mu mwuka. Urumva ntitukuyasukugura ijuru, ahubwo nuko turaba ijuru. Imirimo rero Yesu dukora mu isi si yo kugira ngo tubone ijuru, ahubwo nukubera ko turaba ijuru. Titubwirwa kugira ingeso nziza kugira ngo tubone ijuru. Hari abazahita bavuga ati se Petero aravuga ngo kwizera, ngo mukongere kwirinda, mukongere ingeso nziza, mukongere kugira ati aravuga ngo izo bizatuma mutabingumba muzo kumenya umwami. Ntabwo ari ibyo kubona ijuru, ni ingumba mu bijanye no gukura mu gakiza. Ninga kujuza ubyara umwana uzumurera kugira ngo akure yiga akora ibi nibi aba umugabo, ariko sugira ngo aba umuntu, aba ari umuntu yaravutse ari muzima, akakora ibyo byose, akiga hagira ubumenyi, akariyagura mu mubiri umere neza, agwiza imbaraga zogira ibyageraho. Natwe nuko twaravutse ubwa kabiri ku bwa Kristo Yesu, twakira ijambo ry'Imana buri munsi kugira ngo bidukomeze, biduhindure, tugwize ubumenyi, nuko gukura, dukure mu ntekerezo, dukuzwe n'imbaraga z'ijambo ry'Imana, bityo ubuzima bwacu tubashe kugira impact hano mu isi. Ariko cyaduhesheje ubugingo, agakiza cyangwa ijuru, ni umurimo w'umusaraba n'ubuntu. Rero Petero biriya bivuga, yarimo avuga hejuru yo gukura mu gakiza. Kwizera ko muragufite, yes. Hanyuma ibyo mubigerekeye, tiyavuze ko kudahagije. Already muragufite, mufite ijuru, muri abana b'Imana. Hanyuma mwongereho ibi mu bijanye no gukura mu gakiza. Agakiza kari mu bice bitatu. Twarakijwe, dufite ubugingo, turi abana b'Imana. Mu buryo bw'ubuzima bwano ku isi ko turakura mu gakiza, dutegereje gucungurwa kw'imibiri, ariko kuzayishuka cyangwa se kuzaboneka kwa Kristo. So tugomba kumva muri izo bice ko ari bitatu, nike Petero yazavuga. Ni igice cya kabiri kijanye no gukura mu gakiza. Ntabwo ari makuru yo kugira ngo ijuru ntiye mbese agakiza ntitugafite cyangwa undi bihagije. Oya. Mu gice cya mbere cy'urwandiko rwa mbere rwa Petero rimwe no kuri 23 aravuga ngo twabyawe n'imbuto itabora, tubeshejwe n'ijambo rizima. Agaragaza ko agakiza no kuvuka ubwa kabiri kandi no kubyarwa n'imbuto itabora. Rimwe no kuri 3 urwandiko rwa mbere rwa Petero harabihamya ko twavutse ubwa kabiri ku imbabazi z'Imana nyinshi. Rimwe no ku 9 akaba kuko twahawe agakiza nk'ingorano yo kwizera kwanyu, mwarize mwakico mwahawe, mbese twakico Yesu yakoze ku musaraba. Hanyuma murongo wa 23 akavuga ko twabyawe n'imbuto itabora. Agakiza n'imbuto nyine itabora, naco gituma umuntu adatakaza agakiza kuko n'imbuto itabora nyine. Kawa kundi umuntu azarwa n'umubyeyi, umuntu akazapfa yabyawe n'umuntu ubora cyangwa se wambaye umubiri upfa ubora. Ariko kuvuka ubwa kabiri no kuzarwa n'imbuto itabora cyangwa se utazima cyangwa udashira. Naho ngo abataravutse ubwa kabiri ngo bameze nka kujya kw'ibyatsi cyangwa uburabyo bizabyuma. Ibyo muje kubisoma biranditse neza. Rimwe urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere 23 na 24. Ayo niyo makuru usangaho. Noneho aho yababwiye ukwizera mukongere ibi yarimo avuga ku bijanye no gukura mu gakiza. Rero sibyo dukora, sibyo kugereka kuzo Yesu yakoze nkaho bidahagije. Hari abazavuga ngo aho Yesu yarangirije ngo niyo twadukomereza. Oya, ntabwo hari abacunguzi babiri ngo Yesu n'umucunguzi nanjye ndumucunguzi. Ahubwo twebwe ico yakoze yarakirangije kiduhesha ijuru. Twebwe izo dukora tubikora turespondinga ku butumwa bwiza. Mwaguzwa amaraso y'igiciro, bityo rero nimukore gutya. Already byarabaye. Amaraso ya Yesu ahagije ni ikiguzi twaguzwa. Hanyuma twebwe tukarespondinga kuri ibi. Ninga kuri intumwa zaza zifaze azizira Yesu. Ntabwo wavuga ngo urupfu rwa Yesu ngo urabona ngo Yesu ngo yarapfuye ngo ku musaraba ngo hanyuma ngo intumwa zirafa. Mbese bigasanga aho urupfu rw'intumwa rwari complete rwa Yesu. Oya, urupfu rwa Yesu nubwo rwabakije, nubwo babambye nka Yesu. Cyangwa se barimo babatoteza nka Yesu, reka ngoresha iryo jambo. Ntabwo urupfu rw'intumwa rwabashunguye. Bacunguwe n'urupfu rumwe rwa Yesu Kristo. Ariko ico bazize iriya mibabaro baza bazira kubera ko ari abakristo. Natwe turashobora guhura n'inshuti za Yesu zikadufata neza, zikatwakira neza n'ibyishimo. Turashobora guhura n'abanzi bakatwica cyangwa bakadufunga, tituzabona ijuru ngo nuko twafunzwe. Oya, ahubwo tuba twafunzwe turengana kubera ko turabijuru. Tukibwira ngo uzaja mu ijuru, unanyuze ngo mubanzi ba Yesu, ngo barantutse kuri media, ngo baramfungishije, ngo narakubiswe, ngo naraye ngo muri prison umpanzira Yesu, none ngo Imana izompemba ijuru. Oya, tizoguhemba ijuru. Icyakora niba warakoze neza imirimo wakoze uzayigororerwa. Ari ingorano z'imirimo
iyabera. Ariko hakabaho n'igihesha umuntu ijuru, biva mu murimo Yesu yakoze. Ni ibintu bibiri tugomba gutandukanya. Hari ingorano z'imirimo twakoze, yes, ariko hakabaho n'igihesha umuntu ijuru, n'ubugingo buhora bubonerwa muri Yesu Kristo gusa, utongeye imirimo yawe, no kwizera umwami Yesu Kristo. Izo bintu rero dukwiriye kuzumva neza, biratandukanye kuko tubireba hano no mu ihema byari bimeze. Ayo niyo makuru naringize ngo basangize cyangwa se ijambo. Tuzakomeza n'ibibazo muzabaza, hari n'andi maverse menshi ufite kuzavugaho, ni menshi ariko numva noba mpini yangaha, tuzakomeza tugane n'ibindi. Mugira amahoro.